nicaye imbere ya Yesu mbonera ihumure. Ndagushuje kandi ndagushimiye we mukunzi w'akadasohoka wa Shukuru TV official. Amahoro y'Imana nabane nawe. By'umwihariko wamaze gukora subscribe kuri no channel, Imana iguha umugisha. Nawe utarayikora wayikora aka kanya maze ukajya ubona ibyiza tugutegurira kandi tukugezaho, ukajya ubibona mu bambere, ukajya ubibonera ku gihe. Natwe ntituzagutenguha. Kuri uno munsi tugiye kurebera hamwe ibigwi n'amateka by'indirimbo y'164 mukunda muri benshi, igira iti nicaye imbere ya Yesu. Mbese nawe ujya utekereza ko aho wicaye ari imbere ya Yesu? Ujya ubiha agaciro se? None se ko ari ahantu h'igikundiro tuhicara uko bikwiriye, tuhakorera ibihakwiriye? Iyi ndirimbo nitumenya amateka yayo biratuma ubwacu natwe twitekerezaho, kuko dukunze kuririmba indirimbo ariko amagambo tukayaririmba ariko ibyo dukora bitajyanye nayo. Mbese nawe wicaye imbere ya Yesu ko ari ahantu h'igikundiro? Nge ugiye kubikugezaho nitwa Tuyisabe Nelson, nkuhaye ikaze. Itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi rifite igitabo cy'ikinyarwanda cy'indirimbo zo guhimbaza Imana kigizwe n'indirimbo 350. Ni indirimbo nziza cyane zikunzwe, ni indirimbo zifite amagambo y'ihumure, ni indirimbo wumva ukumva uraruhutse. Ariko abenshi ntabwo baba bazi uwanditse izi ndirimbo, ntabwo baba bazi amateka yazo. Niyo mpamvu yo tuzibagejejeho bibanezeza kandi bibubaka. Kuri uno munsi indirimbo tugiye kurebera hamwe ni indirimbo ikunzwe cyane y'164 yitwa nicaye imbere ya Yesu. Iyi ndirimbo yanditswe na Joseph Lincoln. Uyu Joseph Lincoln yavutse mu mwaka w'1866, avukira Philadelphia, ni mu gihugu cya Pennsylvania. Ni mwene Joseph n'ubundi ni wese. Mama we yitwa Barbara. Uyu Joseph yasoje kaminuza maze ahita aba umutoza wa korali yari ikunzwe n'abantu benshi cyane kandi yari igizwe n'abaririmbyi bagera mu 100. Ni korali yari ikomeye. Uyu Lincoln afatwa nk'umutoza, umuhimbyi, umucuranzi w'indirimbo nyinshi zo mu gitabo. Mbibutsa ko ari nawe wahaye injyana indirimbo dukoresha n'ubundi ya 220 yitwa Mbese Yesu ajya anyitaho. Iyi nayo urayizi. Joseph Lincoln yanditse iyi ndirimbo y'164 yitwa nicaye imbere ya Yesu ashingiye ku isomo riri muri Bibiliya mu gitabo cya Luka ibice 10 ku murongo waho wa 39. Haragira hati: uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Iri somo ryiza tumaze gusomerwa na mushiki wacu riboneka muri Luka ibice 10 ku murongo waho wa 39 riratwibutsa hahandi muzi muri benshi aho Yesu yasuye bashiki ba Lazaro aribo Mariya na Marita. Maze Marita arashyashyana kugira ngo yakire umwami Yesu Kristo. Mwene nyina Mariya we yarahanze amaso ibirenge bya Yesu Kristo. Mariya mbibutsa ko ari umwe wibutse neza yagiriwe na Yesu maze akamusukaho amavuta y'igiciro cyinshi ku birenge bye, amavuta ya narada. Mariya yakundaga cyane ibirenge bya Yesu kuko byajyanaga ubutumwa bwiza. Maze ubwo rero Mariya yahangaga amaso ibirenge bya Yesu, Marita abaza Yesu ati ko ndi gushashyana mvunika. Maze Mariya we akaba atari kumfasha, wamubwiye akamfasha. Mbese nawe ugikora ikintu ariko ukabona ko uri kuvunika hari undi wakaba yagufasha ukibaza impamvu atari kugufasha? Yesu nawe kubera yari yamaze kureba mu mutima wa Mariya, yari yamaze kubona ko yamweguriye kandi undi nawe ari kuvunika yenda bitanamurimo, yaramubwiye ngo Mariya azi icyo yahisemo. Mbese nawe ujya uhitamo kwicara imbere ya Yesu Kristo? Iyi ndirimbo nizere ko ari icyo kwigishije. Iyi ndirimbo uyu muhanzi wayihanze twabonye ko yitwa Joseph Lincoln yari yaramaze kubona ko kwicara imbere ya Yesu ari ibintu byiza, ari ibintu by'igikundiro, ari ibintu by'igiciro. Ibi ngibi kandi
yari yarabibonye nyuma y'uko yari yarize amashuri menshi, nk'uko wabonye ko yari yarize na kaminuza. Hari igihe benshi twize kaminuza cyangwa se abataragize n'amahirwe yo kuyiga tubona ko kugira ubutunzi bwinshi, kugira ibyubahiro byinshi hano ku isi ari byo bya mbere, ariko burya icya mbere ni ukwicara imbere ya Yesu. Iyi ndirimbo nizere ko uyikunze kurushaho kandi hari byinshi uyimenyeho. Uyu Lincoln Joseph yasinziriye mu 1930, asinzirira n'ubundi muri wa mujyi yavukiyemo wa Philadelphia. Yasinziriye afite imyaka 64 niyo yaramye kuri nosi. Nizere ko unezerewe kurushaho. Ngaya amateka make twari twaguteguriye ku ndirimbo y'164 nicaye imbere ya Yesu. Indirimbo nizera nashidikanya ko yagushimishije kandi izagomeza gushimisha mu gihe uzajya uyumva, mu gihe uzajya uri kuyiririmba. Aha wari ubikurikiye ni kuri Shukuru TV official. Hari indi ndirimbo ukunda wifuza ko twazakugezaho, wajya uyitwandikira muri comment, tuzajya tuyigushakira amateka yayo n'uwayanditse kugira ngo uyikunde uzi neza imvo n'imvano yayo. We rero wari wadutije amatwi yawe ukadutiza umwanya wawe, turagushimiye. Indi gahunda nk'iyi naho ubutaha, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Ndibutsa ko nge nari Tuyisabe Nelson, ndabakunda cyane. Come on.